kubasuhuza inono+tv bisanzwe ikiganiro nta kindi Ukuri Kwanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye kandi nanone mbese abantu bose bibaza batekerezaho cyane. Umukunzi wacu yari yakitwandikiye adusaba ko twazakivugaho mu biganiro twatanze ubushize, yarakitwandikiye adusaba ko twazakivugaho. Kigira kiti: ese best friend wawe ashobora kugusenyera rero ubwo ni kuwubatse cyangwa se akanagusenyera kuri boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe? Niba ufite umushuti wawe wa hafi, wa wundi mugendana, wa wundi musohokana, wa wundi muganira utuntu twinshi, wowe mukobwa cyangwa se wowe musore, ashobora kugusenyera. Ku bakobwa cyangwa se abahungu ni bya bindi bita ashobora kugutera gapapa. Ni ibintu nyine bibi uba nyine bitangaje, ariko kandi njyewe nemera yuko bishoboka. Impamvu ni iyi: best friend wawe arakuzi cyane, hari byinshi muganira utaganira n'umukunzi wawe, utaganira ku badamu utaganira n'umugabo, ku bagabo utaganira n'umugore, ariko best friend wawe akenshi abazi. Rero njye nemeza yuko best friend wawe ashobora kugusenyera, kandi ahenshi biranaba ugasanga hanze, turabizi ko bikunda kubaho rwose. Ugasanga umukobwa ari inshuti yawe, waba umaze gukora ubukwe, nyamara bikaza kurangira gutwara umugabo. Ariko si ikibazo gihari cyo kwibazwa n'iki: none se umaze gukora ubwo bukwe uzacika ku bakobwa? Uzacika se wowe ku basore? Ni ikibazo nyine gikomeye hano dukwiye kwibaza tukanagitekerezaho. Tuzabona nyine ibitekerezo byinshi muri comment, muzatubwira uko ibyo bintu mubyumva namwe. Gusa inama ni iyi, cyangwa se icyo twavugaho kirambuye ni iki: ntabwo ari ngombwa ko wanga umuntu uvuga ngo umuntu ari inshuti yanjye ngo ndamwanze, cyangwa se ngo ndamurinda guhura n'uwo nkunda kugira ngo atazantera agapapa, kuko bose ntabwo ariko babikora. Ahubwo ikiba gikwiriye ni iki: ntabwo njye numva yuko hari igishya akwiriye kumenya kuruta nyine uwo muri kumwe. Biriya nyine natangiye mvugaho ngo aba ari utuntu twinshi kuruta utwo uwo mukundana azi. Ese mbwira nkawe mudamu, ni gute umudamu mugenzi wawe ashobora kumenya amabanga yanyu y'urugo n'umugabo wawe, akamenya do A à Z, akamenya ibintu byose gute ukumva yuko bizarangirira? Ntabwo biba bikwiriye, kuko ni handi dusanga nyine n'undi mu rukundo haba hakwiriye. Mu kiganiro cyatambutse twarabivuze, haba hakwiriye kuzamo ikintu kijyanye n'ibanga. Ubwo twageze ku abadamu mu ngo, mbese ukwiriye kugira ibanga, kuko best friend wawe hari umupaka badakwiriye kurenga, hari ibyo badakwiriye kumenya. Ntakwiriye kumenya ibintu bibera mu rugo rwawe iwawe do A à Z. Wenda azamenya umwana yarwaye, azamenya afite ikirori runaka, azamenya nagize ibyago, abimenye mbere y'abandi kuko ni best friend wanjye. Ariko ntazamenya ngo umugabo wanjye akunda iki, umugabo wanjye ABCD. Aho ngaho biramutse binabaye, tuvugisha ukuri, si wowe uba wamuhaye rugari kugira ngo nyine ahagende. Urumva uba wamuharuriye inzira. Ku bakobwa rero n'abasore, ntabwo best friend wawe agomba nyine kumenya ibyawe. Naho ngaho naho ibanga rirahakora. Uvuge ugiye kureba boyfriend wawe, best friend wawe arabizi.
ndagiye, amenya isaha uhagurukiye, amenya isaha ugireyo, amenya isaha uviriye kumureba, amenya aho mwahuriye, twahuriye muri twasangiriye muri hoteli n'iyi, mvuyeyo ibiki, amenya ngo byambabaje, nabusomye message nasanze muri telefone ye bimeze gutya, namushamiye ibintu byose. Mbese ugasanga umuhaye kote faible z'umusheri wawe mbese zose. Urumva koko niba asanzwe amukunda nyine nka best friend wawe, kuko inshuti y'umukunzi wawe nawe ari umukunzi wawe, uzaba utamuharuye inzira. Ni handi rero uzisanga yagiye kumugira inama, kandi mu by'ukuri ndashobora no gutangira atari we mutima afite. Aho tuvugisha ukuri, ashobora no gutangira atari we mutima afite, we akajya kumugira inama, nko kumugira inama ko yakwitwara kuri wowe, ni wowe arimo aranagirira, ni wowe ari kugirira kugira ngo ureke kubabara, wishime. Agiye kumugira inama ati umaze iminsi umubabaza, ntabwo akunda ibi n'ibi, gerageza uhinduke, waramubabaje, yabonye muri telefone yawe, ibiki n'ibiki n'ibiki. Inshuti yanjye, please bahura, please baganira, please, ni urukundo ni amarangamutima. Yisanga nawe byaje, ashaka kwisanga byaje, akanagusenyera atari uko yarabifite mu bushake. Hari rero n'uza noneho abifite mu bushake, abo ni abantu babiri batandukanye. Hari n'uza abifite mu bushake, ukamwereka inzira, noneho hasigaye we nawe akishakira uburyo ki agera kuri finale. Urumva rero ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu inama ya mbere mu rukundo ishobora gutuma, kuko twaraje kubona ko best friend yagusenyera, inama ya mbere rero mu rukundo ishobora gutuma best friend wawe atagusenyera ni ibanga. Ibanga ryabayeho ntabwo best friend wawe byakora ko yanagusenyera, kuko ntabwo aba azi ibyanyu, ntaba azi uko bimeze. Ikindi nyine urumva iyo wagize ibanga, gahunda zawe zose zikora mu ibanga. Ukamubwira ibyangombwa, mubwire yuko wenda sheri wawe afite anniversaire, yagufashe kubipanga, c'est très normal ko yabigufasha. Mubwire wenda ko hari ibibazo runaka nk'inshuti yawe ya hafi, ariko mubwire ibintu byose, mugira nyine bimwe by'ingenzi ukwiriye kumubwira. Mubwire ibintu bya ngombwa ubona ko akwiriye kuba yamenya. Wirinde rwose kumuha ukuri kwawe kose. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu amenya ibyawe, kuko biba ari ibyawe ku giti cyawe. Ese ko ari ibyawe ku giti cyawe, kucyumva yuko undi yabimenya. Ni inshuti yawe nkawe, ariko ntabwo ari inshuti y'uriya. Mumenye ibyanyu n'ibyawe n'uriya bibi ibyawe nawe, sibyo? Mbwira wowe inshuti yanjye, wowe mukobwa. Igitsina gore akenshi ni twebwe dukunda kugira, dufite aba best friend, dufite abashuti benshi, ariko nyamara tugahora tunarira, tugahora turira, ugasanga rwose umuntu w'umudamu. Can you imagine? Umugabo mubana, murarana mu cyumba, mukibana, ukamuvuga bene ako kagenda. Hari inshuti yifuza kumva ibyo bintu, kuko inshuti bayifuza kumva ko umeze neza. Kuza rero umubwira ibibazo nk'ibyo ni nko kumwikoreza, ni ukumwikoreza umutwaro. Kuki mwakwikoreza abantu umutwaro? Tuzaho bikora. Kuki mwakwikoreza abantu umutwaro? Ibyo ni ibintu byawe ukwiriye kumenya, ukwiriye kwitaho, ukwiriye aho kugira ngo uvuge wenda mugiye kubwira inshuti. Hari abakasora ushaka kujya, niba mva byakurenze, hari abantu babishinzwe atanakuzi, wagenda rwose ukamubwira ukaruhuka. Hari kuvuga ngo best friend wawe hari ibyo akwiriye kumenya, hari n'ibyo adakwiriye kumenya. Umusore ajya kumubwira ngo naraye wenda ikintu gikomeye, wenda ati umugabo
wenda icyo ngicyo cyanagaragara waba ufite wenda igikomere simbizi ariko wenda uramubwira uti umugabo yanciye inyuma namwiboneye ngewe umugabo yanciye inyuma ukagenda ukabivuga rwose warakaye ati mbabwire kopine ubwo ni aba ari umukopine wanjye sha wumva umugabo yanciye inyuma namufashe urumva anciye inyuma mbese abikora iki mbwiza ukuri hari ikintu uba wumva ko kukivuga uba nyine uri no guhemuka kuruta ko wagenda ukabwira umugabo wawe ati nkubwire ibi ntabwo ari byo rwose tubigenze gutya na gutya tubikosore gutya na gutya ibyo rero ni byo twavugaga tureke kujya mu bintu byinshi ibyo nabyo ni ikiganiro ukwacyo tureke kujya mu bintu byinshi ariko rwose turabizi neza ko best friend arasenya niko kuri kwanjye kandi nanone ku rundi ruhande tujya dukomeza dukome n'ingasire best friend arubaka hari aho yubaka hari uwo ubibwira rwose akabijyamo akubaka ariko ntabwo kubaka ari kuba yakubakira nta nubwo no kuba yagufasha mu myubakire yawe myiza ari uko waba mubwira ibintu byose aho urukundo ruri sinabumva ko umuntu avuga ashobora kubona ko utishimye kandi arabona ko muri famille yawe nta kibazo kirimo arabona ko nawe nta kibazo mufitanye already ahita amenya ko hari ikibazo ufite mu rugo sinabumva kubimubwira we icyo akora ni uko gusa agufasha kugira ngo ubashe kuva muri ako gahinda niba ari ugusohokana aragusohokana niba ari uwo muganira muraganira ntabwo mvuze yuko atari byiza kuba waganiriza best friend wawe oya mutanyumva nabi ntabwo rwose mbyanze kuba waganiriza best friend wawe rwose ni byiza kugira n'umuntu nyine w'umunyamabanga wawe runaka muganira utuntu twinshi ariko ngewe ntabwo ariko nyemera hari aho bigarukira ku kintu kijyanye na relationship hari aho bigarukira mwaganira ibindi ariko hari aho aba adakwiriye kwinjira cyane cyane nko ku badamu ndetse n'abakobwa hari aho best friend aba adakwiriye kwinjira hari aho mbese akwiriye kugarukira mu byo tuvuga mu byo tuganira hari aho tuba dukwiriye kugarukira ubundi tukishima tukanezerwa n'aba best friend bacu cyane ko igitsina gore batagira abakopine bavuga ngo ni umwe ni babiri ni batatu ushobora gusanga afite aba best friend benshi so bari bose ariko bamenye ibyabo niba unafitemo umwe nawe namenye iby'ingenzi hari ari ngombwa ngo uvuge byose uvuge hari umuntu wavuze ngo guceceka ni ibiryo by'ubwonko akaba ariko mbyita ukucece nyine kuvuga amagambo makeya hari byinshi uba wirinze uzi yuko uburyo ki noneho yanagusenyera best friend tureka no kuvuga ntabwo yakutwara umugabo cyangwa se yagutwara umusore mukundana uzi ko yanagusenyera bitewe n'ibyo wavuze kandi we yarazi ko agiye kugufasha tuvuge wenda uvuze yuko umugabo wawe wenda yaguciye inyuma urabimubwiye urarira uragira ate kubera ya marangamutima gufite mu rwa rukundo agufitiye as a best friend akaba yaza kuhitumira umugabo wawe cyangwa umugore wawe ubwo niba ari umusore ati namenye yuko waciye inyuma umugore wawe cyangwa se umugabo wawe none kubera icyo ushaka kumubabaza kubera icyo ushaka kubabaza kanaka uko ntacyo adakora ko agukunda iki mu by'ukuri umugabo ako kanya aramwumva ariko ikimusigara mu mutwe ni uko ibyabaye ntimwanabiganireho ubwanyu ngo bikemuke ahubwo wihutiye kujya kubivuga hanze icyo kintu ubwacyo cyagusenyera niyo mpamvu rero ntabwo best friend yagusenyera mu buryo bwo gutwara
umugabo wawe cyangwa se umugore wawe gusa, yanagusenyera mu buryo ki wowe ubwawe umwirekuraho. Niyo mpamvu dukwiye kuvuga makeya, niyo mpamvu dufite ururimi rumwe, tukagira amatwi abiri twumve byinshi ariko tuvuge bikeya. Ku bintu bijyanye na relationship rero noneho tuba dukwiye gutuza, kuko ni ibyawe n'uwo nguwo mwenyine, mubijyamo muri babiri, agusaba urukundo muri abo, niyo mushwanye muri abo muri babiri. Ibyo ndiva ku mpande by'amagambo wavuze, uburyo ki mukundana muragiye urabivuze ngo ni best friend wanjye, kumbwira oya best friend wawe ntabwo akwiriye kwinjira mu rukundo, kuko iyo bagiye kugusaba urukundo baragusaba wenyine, ntibaragusabana na best friend wawe ngo bakubwire ngo uzaze rero uzanane na best friend wawe ndashaka kubasaba urukundo cyangwa ndashaka kugusaba nkahita nanjye gusaba. Aragusaba wenyine, reka ubigumemo wenyine. Ibyo akwiriye kumenya azabimenya ku giti cye, nawe ibyawe ni uko nyine, reka amenye iby'ingenzi, ariko ibidakwiriye ko amenya bituma bimenya. Reka mbashimire cyane rero, ni uko nguko tuzabona muri comment, abantu benshi bazatubwira muri comment, ariko nyine ukuri ni uko best friend wawe ashobora kugusenyera. Murakoze cyane. ni inono+tv, ikiganiro ni ukuri kwanjye, nakagaruka.